ndaza gukenera abantu bazi itegeko kurusha abandi umbabarire ariko nkeneye abantu bazi ibi bibazo babikurikiranye oya ntabwo ari ugusuzugura igitekerezo cyawe ndashaka kugira ngo tubone umuntu uzi ibi bintu ushobora no kubisobanukirwa azi no abitubwire Prince Kid ese Edika Mose uraho Oda Pasi uraho ibyamamare byose birangana bisuhuje Nobuja uraho muzakira uyu mugabo mute nukuvuga ngo agiye gusigarira aho wari wamusimbuye uwo bita ninde wa mugabo bafunze umwe wavuze ngo Mutesi Jolly nagenda inyama za Prince Kid ninde wa munyamakuru Jean Claude Nkundineza Jean Paul apana Jean Claude Jean Paul so ndashaka kugira ngo ikibazo ndi kureba background z'abantu bagiye kuza gutanga ibitekerezo nkabona na abantu bize agronomy birambabaza rero kugira ngo ngane burabisaba kugira ngo nkore background check ntabwo ngi platform nyima nzamuraho umuntu wize gukamura ibishangura aza gutanga ibintu bijyanye n'amategeko kamanani ko dukeneye umuntu uzi itegeko ushobora kugira iki kintu asobanura kuri ibi bintu niyo mpamvu at least tuje twumva rega ntabwo abantu bose bavuga niba nta nosiyo ufite kuri izi case nk'izi ngizi utarakurikiye ibintu bya Prince Kid tega amatwi wumva ubeho niyo mpamvu abantu murenga 70 mwazi requestinze ndi kwanga kubazamura ndi kuburamo umuntu muzima yego muri bazima ariko ntabwo nshaka kugira ngo muzana amaranga mutima nkeneye abanyamakuru okay so nkeneye abantu bashobora kuduha igitekerezo ko gifatika iyi ni breaking news Prince Kid yafashwe uyu munsi nkeneye ku bantu bafite amakuru cyangwa bakurikiye dosiye kuva mbere iyo bamumware byanasabye Prince Kid gusambwa niba uzi ko nta utari umunyamakuru ukaba utarakurikiye no rubanza akaba nta nose ufite ku itegeko gumaho hasi uceceke twagiye Beka wiriwe abo agiye kamukanga ntabwo ari ukubakanga birababaza ujya kubona umuntu wiga gukamura ibishanga umuntu wiga gukamura ibishanga ni uza gutanga igitekerezo Beka iki kibazo cya Prince Kid regardless of background ye n'ubwenge afite kuri sisi urakoze cyane so abangaba Beka mbere yuko uhinduka mbere yuko ugenda ugaturuka igihugu ibi bintu warabikurikirana gurabizi ntabwo bikorera no just focus on your topic that's okay let's go to the topic ariko nyine pagomba kukwibutsa none se nk'ubu ntabwo biri kwa mu gihugu uyu munsi nabikubaza ko kutariyo niyo mpamvu ngarutse kuri ibi bintu kuri umuntu aba babikurikiranye mbere yo kugenda gira ikintu tubwiraho no first of all ntabwo nzi ko navuga uko nakiriye ayo makuru biri nyuto ni ukureba amaherezo yabyo I hope Prince Kid afite abanyamategeko beza yewe ndetse n'umuryango we niba hari n'abari muri iyi space bagomba kumenya ko level bigezeho bisaba understanding y'amategeko na interpretation y'amategeko mu nzego zitandukanye including the IC mu buryo buri very detailed kugira ngo bimufashe nawe kugira ubutabera kuko case ye yarubitswe abantu benshi babigizemo uruhare ibyaha byaberaga muri Miss Rwanda babimushizeho then bo ba walking out clean so no kuvuga mu rwego rwo kugira ngo ataza kuba victime nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi akenewe ko nawe agira legal representation iri smart understanding international doctrines cyane cyane mu mategeko kugira ngo nibiba ngombwa n'urubanza rwe rusubirishwemo kandi rusubirishwemo ahantu ashobora guhabwa ubutabera mu buryo buri independent so that's my opinion ku bijyanye n'icyo amategeko avuga of course nubwo yakatiwe igihano akadisappearinga na itegeko nubwo dimensioninga ko agomba kuba ari muri kasho kugira ngo byitwe ko yatorotse ubutabera cyangwa muri gereza ariko the fact yuko uwo mwanzuro wabaye separate nubwo ku munyamategeko wawe ni wijyane kuri gereza kuko nabwo ukwiriye gufatwa iyo uwo mwanzuro wabaye separate ahubwo wowe ukwiriye kwigemura aho ukwiriye kuburi so kutabikora bishobora kurizarutinga mu cyaha cyo gutoroka ubutabera ariko nanone icyaha cyo gutoroka ubutabera kijya mu rukiko kikaburanwa igihe ufite abanyamategeko bari smart cyane warasohotse igihugu mu buryo bwemewe n'amategeko ukagerayo hari factors nyinshi zishobora kubuza kugaruka first of all ushobora kubura itike
icya kabiri ushobora kubura impamvu zitandukanye. Defense lawyers bashobora kudeveloping impamvu zishobora kujustifyinga ko utatorotse ubutabera, ahubwo habayeho impamvu nyinshi zitatumye wapiyaringa aho wagombaga kuapiyaringa mu gihe wagombaga to appear. So I think in general, nubwo ari muri according kuri statement nabonye ya IC, nubwo ari mu maboko yabo ariko afite n'uburenganzira, he have rights, and ubwo burenganzira burimo ubwo kugaragaza ikibazo cye, kuko we know political cases. Icyo gihe abantu benshi baba bafite cases bakajya mu bihugu zarabaye trumped up charges. I think inzego zitandukanye zo muri ibyo bihugu zishobora no investigatinga original cases zishobora kuba zaresultinze kuri your arrest warrant. For your information, leta y'u Rwanda ifite arrest warrant yatanze muri international police Interpol, hanyuma zikaza gusangwa abantu yazitanzeho nta byaha bakoze kandi barafashwe na leta ya Amerika ikaza kubarekura. That happened previously. I think harimo na Gasana uriya former ambassador w'u Rwanda, nawe yari ari mu bantu leta yashiriyeho arrest warrant ziri international, hanyuma inzego z'ibihugu batuyemo zikaza kwa identifyinga ko nubwo izo zihari kandi nubwo aba bantu bari barafashwe bishobora kuba batarakoze ibi byaha. Ariko muri case ya Preskid biratandukanye kubera ko iki cyaha cyabayeho, yaragikurikiranwe, yarakiburanye, nyuma yaho byegereje igihe kikatirwa aradisappearinga. But of course ni nayo mpamvu navuze ngo bikeneye smart lawyers who can interpret the law depending on the situation Preskid arimo, and also depending on what are the possibilities, cyane on his rights. Kuko yure umuntu yari mu kindi gihugu, ni kuvuga Preskid niba yarageze muri Amerika mu byo bwemewe n'amategeko akidekarara asaba international protection, ntabwo yemerewe gukurwa mu gihugu iyo file ye itaraba kurangira regardless of the case, kubera ko cases ziza kandi zishobora no kuba impamvu yo kugira ngo umuntu ashake international protection. Mu gihe atideclarinze akigera mu gihugu already violatinze amategeko y'icyo gihugu, no kuvuga icyo gihe IC ishobora no kumudeportinga on the basis y'uko yabaga mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. So mu gihe IC imudeportinze on the basis y'uko yabaga mu gihugu bitemewe n'amategeko, ashobora kugera mu Rwanda, niba mu deporting on those cases or as charges mu Rwanda bakahita bahera ku gihano yakatiwe, then byanaba na ngombwa hakajyaho n'urubanza bwo kuba yaratorotse ubutabera. That could be something else. Ariko just in case icyo kitabaye, mu gihe yasabye international protection, no kuvuga iyo status ye muri iki gihe wenda family members ze barayizi cyangwa inshuti ze, but for us ntabwo tuzi amakuru afatika about him. Niba status ye yarasabye international protection, after rights nyinshi cyane zishobora no kubuza IC kumukura mu gihugu until his case is heard. Byanaba na ngombwa bakareba ko zitari politically motivated, bakareba ko zitari zidafite abandi bantu babirimo. Of course ambassador y'Abanyamerika mu Rwanda bigiramo uruhare cyane to prove ko izi case ziri koko legit, ko uyu muntu yakoze ibi byaha kandi akwiriye kubiryozwa. Then mu gihe if that cannot happen, then and he also failed to prove ko koko ibi bintu atabikoze ahubwo bifite aho bihuriye n'impamvu yavuye mu gihugu, then biraba icyaha. Ariko nanone mu gihe nubwo byaba bifite aho bihuriye n'impamvu yavuye mu gihugu ariko akaba atari declarinze mbere muri for international protection muri Amerika, nganasobanura iyo mpamvu ntabwo yayizana kuko yafashwe. No kuvuga niba atarabyivugiye we ku giti cye acyagera, kari ikibazo afite, akeneye ko inzego zo mu gihugu cya Amerika zimufasha to handle this issue, akanakibabwira mu buryo buri detailed, nagashobora kukizana nyuma, kuko niyo akizanye nyuma hahita havuka ikindi kibazo cyo utakitubwiye mbere turikageraho twari tubanza kukimenya. So it's a tricky situation, ariko isaba ko twese tugira amakuru ahagije, kuko so far tuza amakuru ari online gutya,
but we don't know exactly situation arimo. Niba arimo abafamiliye inshuti hano, I would really recommend legal expertise beza bagomba kubashaka, yaba muri Amerika muri Dallas aho Kid atuye, yaba mu Rwanda bakaba batambabira moving ya Kid mu gihe yaba ari innocent, bazi ko biri politically motivated, babifitiye n'ibimenyetso ko biri politically motivated, bashobora gutambamira removal ya Kid from Dallas to Rwanda, kandi birashoboka kuko byabayeho muri cases nyinshi previously. If that cannot work, bikagenda in a normal situation, then Kid will have kuba deported akagera mu Rwanda, akajya gusavinga imyaka 5 yakatiwe, yewe ndetse leta y'u Rwanda ishobora kumushiraho n'icyaha cyo gutoroka ubutabera cyangwa no kutakimushyiraho bitewe n'amahitamo y'ubushinjacyaha. That's what I think about it. So hari akantu uvuzeho ngiye kacanze uti ibyaha nk'ibi ngibi bya politiki, iki cyaha cyahindutse cya politiki gite? Icyo ni ikibazo cya mbere nkubaza. Ikindi cya kabiri, uvuze ko iki cyaha cyo kuba yaratorotse bashobora kukimucaginga, n'ubutabera buzabigiramo uruhare, bashobora kukimukata cyangwa ntibakimukurikiranyeho. Ariko manzi ubize kiriya cya mbere cyo kuvuze ko ibyaha nk'ibi ngibi bya politiki, icyaha cya Prince Kid icyaha cya Prince Kid jewe actually na mbere twabivuzeho narabivuze. So that's why I'm still emphasizing on it. Nuko ibyaha byakozwe n'abantu benshi bakomeye byegurirwa ku muntu umwe. This is the big factor. Harimo abayobozi b'amabanki, harimo abayobozi bajyaga bafata bari abakobwa bakabajyana za Dubai bakabasohokana. It's not Prince Kid wabikoraga, ahubwo Prince Kid ashobora kuba yarabirebereye akabifacilitatinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose baragerageje barabirundanya babishyira ku mutwe w'umuntu umwe. So iyo ni impamvu umuntu ari gusaba international protection ashobora kubesingaho agasobanura ko ibyaha biri politically motivated. Ikindi harimo no kuba hari abashaka gufata business ye bakayitwara kandi bari very strong, including famille ya mbere mu gihugu iri involved. So icyaha cye gishobora kuba politically motivated in different factors kugira ngo ibyo bibe understood. You said the first family mu gihugu iri involved in what is family? Niyihe family? Nagushaka kubyumva. I just want to make what do you mean ntabwo nshaka kubyumva? Ariko se ntabwo ndi uwo nguwo kubitekereza my friend. Kucyumva ngo ntabwo nshaka kubyumva. Niyihe famille ikomeye ya mbere mu gihugu iri involved muri iki kibazo? Niba twese tuzi Miss Rwanda project saga abashakaga kwitwara over Prince Kid, tuzi the role y'abantu bamwe bitari necessary ko tujya muri detail kuko that's not the topic. We are talking about the removal of Prince Kid hariya to this place akajya no kuburana n'ibindi. Ariko we know even backwards mu bikari, we know the people that were behind the whole project bashaka kwitwara over that man. Hanyuma byarangiza bigatriggeringa more investigation muri case, then bikaza no gutuma habaho na for conviction. Ariko nanone conviction zatumye hari abantu benshi bahishirwa bagize uruhare muri ibi byaha kubera positions zabo, kubera uburemere bafite mu gihugu, kubera ibyo bakora. So ibyo byose kugira ngo umuntu ajye gusaba international protection mu gihugu runaka ntabwo biba ngombwa ko aba ari kwirukangana na leta gusa cyangwa abasirikare cyangwa abapolisi cyangwa ikino. Even families ziri strong, abantu bakomeye mu gihugu bari influential bashobora kugira uruhare kugira ngo umuntu asabe international protection. So in my view ibyo mubwiye Kid akeneye really strong legal representation. Guys, people on TikTok ndabasabye mutapinge screen nkeneye kuva muri ino ntuza ya mbere. Mutapinge screen, abatatapinga screen mukande kuri Heart Me. S'il te plaît, mumbabare munkorere ibyo bintu. Munkorere ibyo bintu ndabasabye. Mutapinge screen abandi mukande kuri Heart Me. About the same situation, I was like ikintu gikenewe ni legal representation iri smart, iri strong. Nicyo kintu gikenewe. No kuvuga
removal muri Amerika birashoboka mu gihe you have failed to provide evidence or to provide legal barriers zituma removal itabaho. So ntabwo removal y'umuntu iza mu gitondo ngo bafashe umuntu bamukuye mu gihugu bamujyanye ahandi. No, you need that legal procedure itanga amabwiriza cyane cyane umuntu utarinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko nka Kid in his case. So in my opinion, which does not mean ko ibyo ndi kuvuga ari byo bikwiriye gukorwa. Of course abamuri hafi bakwiriye kumenya ibikwiriye gukorwa kurushaho. Nyeka ko he really need a good legal representation yaba muri Amerika yaba no mu Rwanda, kuko no mu Rwanda ariyo procedures ziba ziri kujya mbere amategeko ashobora gutambamira locally bikozwemo n'abanyamategeko. I think Maître Buhuru na Maître Gashabana n'abantu bamaze igihe cyane bafite ubuzobere mu gukora Gashabana cyangwa Gashagaza. Gashabana, I think Gashagaza something like that. So they bafite experience mu bintu byo gutambamira impushya zo ku extraditing abantu and n'abandi so kuvuga ko ari abo gusa ariko n'abandi they can ni ibintu bisaba ku understanding itegeko no kuryinterpreting uko bikwiriye. Then when you go to the US ukeneye legal and legal representation it is strong, kandi legal representation kuba strong so kugira umunyamategeko uzwi cyangwa uri strong, ahubwo no kugira umunyamategeko ufite connection kandi understanding a system. That's the difference. No kuvuga umunyamategeko wawe ashobora kuba afite izina ariko understanding a system ariko ari aggressive muri system. No kuvuga system ishobora gukora ibintu mu rwego rwo kumuhima bikakugiraho ingaruka. So hakeneye your understanding of which lawyer do we really need in this position. Muri field itself uko ni migration field, then ushaka umunyamategeko uri muri migration field understanding a system, ushaka understanding a case agafata dossier iri Kigali akanalyzinga dossier iri muri Amerika depending on how this person entered into the country, understandinga uburenganzira icyo twita legal rights for this person, akongera understandinga obligations z'uyu muntu, understandinga ahari weakness na ahari strength mu rwego rw'amategeko, then akabyaza umusaruro the strengths mu rwego rw'amategeko. That's how things work. So icyo gihe bishobora kumufasha to stop extradition, kumukura mu gihugu as a removal. Ariko nanone bishobora kumusubjectinga on the same case mu gihugu. No kuvuga mu gihe uvuze ko biri politically motivated, leta ishobora no gusaba ko dossier yawe yoherezwa ukayiburanishirizwa muri icyo gihugu. That's also a possibility. But ibyo byose bigirwamo uruhare na legal representation yawe. No kuvuga legal representation ni ikintu gikomeye cyane in this case to really stop removal. Ariko mu gihe nayibayeho, of course someone have to go and serve. Nta mugabo udafungwa, ibyo ni ibintu bisanzwe. So we don't have to feel like it's something very strange. Buri muntu byamuba. That's all. Hari ikintu nshaka kubaza, do you think kuko iki ngiki nagera byemeranya ko had there some people, some big fish bari behind of this, do you think ko kugaruka kwa Skid mu gihugu akaza gusavinga ibi ngibi bishobora kuzura kaboze ababigizemo uruhare na kesi kongera kuzurwa bundi bushya ababigizemo uruhare kugira ngo atoroke bagafata bakabiryozwa on that big fish wari bakumbwira? I don't think so, kubera ko he was charged under the same faces of the people. Now we put on kumuvinga ufata kubera ko you are stranded, you are struck moving forward, kandi uri kubona ko abantu guhangana nabo nta mbaraga barusha. You can make that decision as an individual. So kugaruka kwe mu Rwanda, the only thing it is going to serve is kugaruka kwe bakujya muri gereza agasavinga, ntanagaragara mu rukiko, ashobora mu rukiko ari kuburana impamvu zo gutoroka ubutabera, ntabwo bugaruke ari kuburana the same case. Wenda ashobora kugira I think 30 days kugira ngo yapiringe, ariko nanone zishobora kuba zararenze. Prosecution ishobora kubihakana ikavuga ati twaragukati. At least regardless of our political stand, someone would tolerate kubona abakobwa baba raped. I don't think that is possible. No kuvuga ntabwo nibwira ko byari bube tolerated at any stage.
ariko mu gihe wabaye feeded n'amakuru atariyo kubera inyungu z'abagufidinza ayo makuru baporoteja inyungu zabo, bishobora gutuma na stand kuri icyo kibazo ihinduka. Niba nkumvishe neza uravuga ko amakuru umusaza yahawe atari ko kuri ibintu Perezida Kagame aha umwanya we akagira ijambo muri detail ni ibintu bijyanye n'umutekano. Ibintu nk'ibyo bijyanye na internal security cyane kuri ibyo bintu by'ibyaha byoroheje baravuga okay murabikurikirana. Ariko mu kanya uratubwiye ko iki cyaha iki kibazo kiri political, none urivuguruje Beka. Ntabwo you don't want to understand me, ariko reka tubitware nk'uko bishaka. Oya ntabwo bitwara nk'uko bishaka big man. Uko nushaka kumva icyo ndi gushaka kuvuga uracunga. My case was je navugaga nk'umuntu uhagaze mu mwanya we. The fact that my government have failed to protect me ku cyaha kiri kunkorerwamo umuturage, regardless of who is doing iki cyaha, kuri jewe ishobora kukigira political. No kuvuga leta yanjye ifite inshingano yo kundinda ku cyaha, na kidi leta ye ifite inshingano zo kumurinda ku bantu bari gushaka kumweliminatinga kubera ibyaha byabo bakoze. No kuvuga regardless yuko leta ye yabyirengagije cyangwa bayifidinza amakuru atariyo cyangwa bayihaye amakuru agoramye cyangwa byagenze gute, ntabwo biri mu nshingano ze. Leta ye ifite inshingano yo kumurinda kuri ibyo byaha. Mu gihe leta ye itabikurikiranye ifate icyemezo gifatika kiri right kuri we, afite uburenganzira bwo gusaba international protection n'umuntu wari wese kuko leta ye yananiwe kumuproteja mu buryo butaziguye. Then indi leta y'ikindi gihugu ikamuproteja. No kuvuga that's what the political angle. Beka, iyo uvuze ngo ahangaha rero urumva is narrative none Beka, iyo uvuze ngo inanirwa kumuproteja cyangwa mu yandi magambo urashaka kugaragaza ko mu rubanza rwa Prince Kid habaye makarengane, niba kumvisha neza katabamusi habaye ariko rega mubwiza ukuri ariko uri igitangaza, habaye makarengane mu rubanza rwa Prince Kid. Ubwa mbere ahindurwa umwera arataha ajya mu rugo ajya gukora ubukwe, Prince Kid aragenda kandi ari makarengane. Ubu mu by'ukuri Beka nk'umuntu wakurikiye uru rubanza ndabyibuka mu minsi ya mbere Beka wari dakoro nuko Prince Kid yabaye umwera akarekurwa. Tuzane space aho utemeranyaga no kureka rwa Prince Kid. Dakoro wari dakoro cyangwa ndabivuga gute mu Kinyarwanda, wemeranyaga no kurekurwa kwa Prince Kid cyangwa you was believing wemeraga ko Prince Kid mu kurekurwa on that time bamurekuraga bakamugira umwere? Ibyo nabisobanura uretse gato uvuze ko no manza wumve point yanjye ko Prince Kid afite ibyo agomba kubazwa as an individual. Ndavuga mu kufungurwa cyagiye yagirwaga umwere akarekurwa, wemeranyaga n'icyo kintu wahamenyaga nacyo? Ibyo mubwira ubu ngubu nibyo nakubwiye na mbere. Ushaka gusubira inyuma subire birebe cyangwa se biri on record nabivugaga. So Prince Kid ibyaha bye agomba kubihanirwa as an individual. Ariko si ibyo byaharegwa mu by'ukuri Prince Kid akwiriye kuregwa aiding cyangwa facilitating ibyaharegwa. Abantu bamukuru bakoze ibyaharegwa nta muntu n'umwe yabakozeho, nta n'ubakoraho, nta n'ubavugaho. Ni ukuvuga Prince Kid ntabwo yakabaye ajya kuri website ya IC as a sexual offender tubibona gutya. Hari abakabaye bajyaho for that reason. We yakabaye ajyaho nko kwidinga the same crimes. Nk'umuntu wayoboraga Miss Rwanda yari afite responsibility yo kureberera ko ibyo bintu bitaba, kandi mu gihe byabaye under his watch yari afite something to answer as an individual. Ariko nanone that's not the problem. Ibi ni ibyaha byakozwe, hari abantu babikoze bicaye i Kigali badafite ikibazo na kimwe, ahubwo bari kubikorera abandi bantu. That's the big problem we have. Nukuvuga kubera ko bo bafite ubushobozi, bafite network. Guys, mutapinge iyo screen, mutapinge screen, tap the screen mubabare abantu kuri TikTok. So ntabwo bivuga ngo uyu ngo numwere usubiza ikibazo cyawe ngo bamurekura mbere ngo wari dakoro nabyo niba ari dakoro. Wemeranyaga nabyo cyangwa wahamanyaga nabyo? Twakoze space hano. I told you I don't believe ko ibyaha bari kumurega ari byo bagomba kumurega. Ibyaha bagomba kumurega ni ukuba yarabirebereye.
ni ukuba nta kintu yabikozeho kandi abifitiye ubushobozi bwo kubikoraho kandi yarabibonye kandi yarabifitiye ibimenyetso ko biri kuba. Abantu bakwiriye kuregwa ibyaha aregwa byo gusambanya abana b'abakobwa, kubafata ku ngufu, kubashukisha amafaranga, gukora iki, nta bandi barahari. They are there. Inzego z'umutekano zirabazi, RIB irabazi, prosecution irabazi, yarabasimbutse irabihorera. Kuvuga ngo araza ngo bikemure ikibazo, no. kubera iki no kubera ko atabashinje. Godfather, do you know people you are talking about gushinja? Gushinja umuntu ukarara ucuramye. ariko se Rebecca, icyo iyo kuvuga gutyo uzi ko wagira ukavuga ngo kuvuga uretse gato. Icyo ni igihugu uretse gato. Iyo uvuga gutyo urakuvuga uzi ko wagira ngo uvuye kuri Mars ukaba uri kutubwira amakuru yo kuri Mars, ntabwo uri kutubwira u Rwanda tubamo. Ariko igitangaza wa mugabo watanze uretse gato. No Beka kameme, reka nkubwire byonyine wowe urivugira uravuga ati iki kibazo iyo kigera mu maboko ya His Excellency akakibona nk'uko kiri, abantu bari guhanwa cyangwa ikibazo cyari kurangira neza cyane. Ikintu mubwiye ikibazo nyirizina cyanyacyo ntabwo aricyo cyabaye presented to him. Impamvu mubwiye ibyo ngibyo regardless of our political differences, regardless nirengagije ibyo tutaba duhuza politically, ntabwo nizera ko hari umuntu n'umwe ushobora gutora. Apana guhuza aho ngaho ugiye kwigira umuntu ukomeye avuga ngo ibyo utaba wemera ko guhuza so guhuza na regardless of our political differences. Ntabwo nizera ko hari umuntu ushobora gutororetinga kubona abana b'abakobwa bari raped n'abantu and sit with the same people in the office the next day. I don't think so. So ni nayo mpamvu mubwiye the same people influenced the information zimugeraho kugira ziba protege. The same people niba uri kubwira Kid ngo ajye gushinja imbere y'urukiko, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka my friend, ntabwo mu rukiko bavuga ibintu bitanditse mu bintu bitavuzwe mu bushinjacyaha. Iyo uhagaze guys, tap the screen, mutapinge screen kuri TikTok, tap the screen. Barakubaza waragishyize mu bushinjacyaha, oya uhita wica ibyo bita procedural. Ni ukuvuga ntabwo birimo ubushinjacyaha bushobora kubyanga bakavuga ibyo ntabwo tubizi nta na hano byanditse. So we are talking about people bashobora kudecidinga ko ubuzima bwawe burangira uyu munsi bukarangira. Nta muntu ubibabajije, nta n'umuntu ugomba kubabaza ejo mu gitondo ngo kubera iki mwakoze iki kintu. Ntabwo nemeranya nawe. Ntabwo rero we ku giti cye umwanzuro yafashe nk'umugabo aravuga ati reka munga aba bantu, nuko yumvaga ko aba bantu atabarwanya ngo abashobore. So the problem and the question would be, amaze kugera mu gihugu yahungiyemo yigeze yideclara, he declare himself nk'umuntu uhunza abantu bari bumugirire nabi. Amaze kwideclaringa ariko abantu Beka abantu bashatse kumugirira nabi, ariko Beka iyo uvuze no abantu bashatse kumugirira nabi inkiko zimugira umwere arongera ubigenza cyabura wari mini kumugirira nabi. Use mubwira uburyo Kid yarekuwe ate n'ababigizemo uruhare. Tell me. Bishobora kubangamira abandi bantu n'inyungu zabo, bashobora no gufungamo abandi bantu aho ngaho, ariko hari abantu b'influence urukiko rwamurekuye kuri stage ya mbere. Bararwinfluences nabo bakoresha imbaraga zabo, ariko kandi nabo bantu barakomeye, ariko tinya abantu bakomeye kubarusha. Kuko that I know the people that worked kuri case on the level ya mbere. Nukuvuga ikintu yafashe nk'umwanzuro wo kugenda, niba yarageze mu kindi gihugu akidekarara akavuga ko ahunza abantu, agasobanura case ye na charges za rape yari yashizweho akazivuga, that's not a problem. Icyo gihe bitabiba international protection case, nta muntu wamuri movinga, no kuvuga bafata umwanya bakumva case ye. Ariko kuba bana bipublishinze kuri website no kuvuga ko atigeze abivuga, kuko ubundi iyo umuntu yasabye international protection inzego zitegetswe n'uburenganzira bwe kugira ngo agirirwe ibanga mu gihe ari muri iyo procedure. No kuvuga ko babipublishinze kuri website yabo ni ikimenyetso yuko ushobora kuba atarabibabwiye.
bivuze ngo Prince Kid tumutegereze i Kigali. mu gihe atabibabwiye akihagera agerageje kubibabwira aya masaha, ikibazo gishobora kuba ngo kubera icyo utakitubwiye mbere. So kuba babitangaje babishyize kuri website zabo bivuze ko Prince Kid atigeze abivuga ari bumanurwe i Kigali. No, bivuze ko atigeze abivuga. Ibyo kumubona muri Kigali icyo ni ikintu uri kongeraho. Ntabwo yigeze abivuga kuko iyo abibabwira ntabwo bamushyira kuri website kari muri Dallas kandi yari applying international protection muri Dallas. Ntabwo amategeko abyemera. None uri gushya warura icyo uvuga ngo abantu be mushakira abanyamategeko bari strong. Can you try to be respectful mu buryo ubaza? Ushobora kubaza ikibazo cyawe kikumvikana umuntu akagisubiza ariko ni ikinyarwanda, ntabwo ngo dutse kuvuga ngo urashya warura iki. Ntabwo ari ikinyarwanda kibi Beka, ndavuze ngo mu kinyarwanda ntabwo urushika ikinyarwanda n'ibyo tubyemeranye. Iyo mvuze ngo urashya warura iki ni nko kuvuga se nturi kuvunikira ubusa. Si uvuga nturi kuvunikira ubusa utanga inama kandi umuntu wagiye kumanuka. Mureke nigendere ubwo your ideas uziguma nuko ubishaka. What I'm saying, impamvu navuze ko akeneye legal defense iri strong ni ukuvuga izo challenges zose zibaho. Legal administrative zigiramo challenges. Ni nayo mpamvu abanyamategeko babaho kugira ngo bakosore amakosa umukiriya wabo yakoze. Ni ukuvuga iyo ufite aba legal defenders like the defense lawyers bawe bari strong, basesinga ikibazo cyawe bakavuga okay winjiye mu buryo bwemewe n'amategeko, that's a tick. Ntabwo wigeze wideclaring, that's a negative point. Kuki utabikoze? Utanga impamvu utabikoze. Impamvu iri justifiable mu mategeko utabikoze ni iyihe? Ibyo byose ukabishyira kuri detail. Watekerezaga iki? You find reasons to defend that legally. So then nicyo abanyamategeko bashinzwe. Nuzabona abantu batsinda imanza ngo ugire ngo bose nuko baba batarakoze ibyaha. Abenshi batsinda imanza kuko bagize legal defense lawyers bari smart, cyane cyane mu bihugu biri independent mu rwego rw'amategeko, kubera ko umucamanza agukatira only when icyaha kiguhama beyond reasonable doubt. Nukuvuga abanyamategeko bawe icyo bashinzwe ni ukumakinga sure ko umucamanza akomeza kugira doubts kugira ngo atagukatira. So that's why I said abo banyamategeko arabakeneye regardless of the situation. Abanyamategeko arabakenera. Then ibindi you find out the way you deal with it, situation bitewe n'uko imeze. Gusa all in all gufunga Prince Kid, kumugarura i Kigali, kumufungira iyari, it doesn't solve the real problem that affected Miss Rwanda. The real problem that affected Miss Rwanda na sex offenders b'abakire bafite imbaraga, bafite ubushobozi. Abo ba sex offenders ntabwo bahanwa n'amategeko kubera ko aribo bakoresha ayo mategeko kugira ngo ahana abandi. Ntabwo nkwemerera izo aho ngaho aha ngaho utangiye gukoresha propaganda no aho ngaho utangiye kuzanamo propaganda y'ikigarasha kandi ntabwo nkwemerera. I'm sorry, ntabwo nkwemerera. Ntabwo uri buze kuza ngo uzanemo propaganda aho ngaho urumva ko utangiye gukoresha space mu nyungu zawe bwite. Ntabwo nkwemerera, ntabwo ari byo. Ntabwo ufata urumva ushobora kuza ugatera ukavuga ngo abantu ngo bafite amategeko ngo naba sexual offender. Kuri ibyo bintu bikunda ntabwo ari byo. I'm sorry, désolé kabisa, ntabwo bikunda. Aho ngaho wabugiye kunyiba, urumva ntabwo ari byo. Beka uri mu bantu bemeraga ibyo inkiko zakoze kuva ku munota wa mbere jusqu'au aujourd'hui. Reka kurengera rero, ntabwo ndibuze kwemerera kurengera kandi ntabwo ari byo. Nkwemera nk'umuntu mu banyamakuru bari bashoboye ariko udashobotse. Ibingibyo nabikubwiye kuva mbere, urashoboye ariko ntushobotse kubera umurongo bafashe nakundi. So tugende gake. Asumta uraho? Yego muraho neza. Amakuru ni meza. Yavuyeho se Beka arakumva vuga aha ngaho ko byumvikana se. Ntabwo ngewe mubwira byinshi, gusa ndashaka kumubaza kubera ko ntajya atinya perezida wa repubulika kumuvuga ngo ibyo yakoze anamuhimbira ibyo atakoze n'ibiki nk'ubundi bugarasha bwose. None abo bantu avuga ko yari umunyamakuru ushinzwe investigations, kubera iki arimo kubahishira? Nabatubwira abo bantu bari inyuma y'ibyo ngibyo ngo batagera ngo imbere ya repubulika, batagera imbere ya president. Nabatubwire ntabanga
arabayishyira kubera iki? Niba adahishira perezida wa repubulika akamuvuga akanamuhimbira mu bazungu, ibyo byose tuzi, abo bandi nabo nabatubwire noneho yo kubahishira niba atari ubugarasha yibitseho. Nibyo ngibyo njye nashaka kuvuga, nta bindi. Murakoze barakubwira cyane. ko abagiriye ibanga byabakoraho. uyu munsi beka uyu munsi yafashe uyu munsi abayobozi bamwe nibo babaye babi, ariko bavuge nabatubwire niba ari munsi ya niba adatinya kuvuga perezida wa repubulika abo bandi arabatinya gute? uyu munsi yafashe perezida amubwira avuga ko nubu yica ibintu abizi, ati perezida wa repubulika hari ibyo adashobora gukora tolerance uko byagenda kose, ibi bibazo iyo bimugeraho nk'uko biri. Wabyumvishe byari kurangira. So urumva bafite ukuntu ibintu byose ahita bashaka kuburonzo. Rero nabatubwire ngo ni kanaka bajyanaga abana Dubai, babajyanaga hehe, bafashe ku ngufu, arabizi we na Prince Kid for sure ko bavugana. Nabatubwire rero hano kuza ku Karubanda, ariko niba adatinya kuvuga adahishira perezida wa repubulika byinshi anamuhimbira, noneho iby'ukuri yabitubwiye twese tukabimenya. Arahishira iki noneho ko nta n'icyaramira? So yari cyari igitekerezo cya Beka nk'umuntu. Beka buriya iki kintu cya Miss Rwanda yaragikurikiranye, atarabi kigarasha yazaganga tukahatwika katanga amakuru, yari afite amakuru. Buriya Beka ari mu bantu bakoze investigation kuri iki kibazo kiri umunyamakuru atarahinduka ikigarasha. Byari bikomeye ku bantu mwakomeje gukurikirana, ariko uyu munsi Beka arashaka kugira Prince Kid umwere. Siko numiwe ya, ariko nyine urumva ni uko, ariko ntabwo yashatse kugoragoza, ariko ntabwo byari gukunda. Reka dukomeze. Aramanutse i Kigali agiye kwisanga mu murwa bro, akaboko k'ubutabera nta hantu katagera. Prince Kid nagaruka i Kigali kandi ibingibi ngo ari kwivugisha ngo urabona ngo ntabwo ngo ayo mategeko yo muri Amerika muri gupratika. Prince Kid mumutegereze i Kanombe mu ipingu, ahita amanuka ajye kurya ikigori imisoro y'abaturage, aryozwa ibyo yakoze. Ibingibi biraza kuba ubutumwa bwiza ku bantu bose bashobora kumva ko bashobora gutoroka ubutabera. Prince Kid, you are welcome back. Wongeye kumpa topic yo kuvugaho sha. Aba bakobwa nubwo bavuga ngo babonye ubutabera, hari abantu nakoraga space bati urumva nubwo batakatiwe, nubwo atari gusavinga, ariko aba bantu babonye ubutabera kuko Prince Kid ubu turi kuvugana yamaze gukatirwa. Aba bakobwa babonye ubutabera. Aba bakobwa bazaryama bikunde basure byemere umunsi uyu mugabo azaba ari gusavinga ibihano bye muri mageragere by'ibyaha yabakoreye. Ko bimeze ngo urumva ngo Godfather ngo ubutabera barabubonye ngo kuko ngo yarakatiwe ngo ibyaha bakorewe ngo byabaye reconnaissance kandi atari kubisavinga. So Prince Kid kuza i Kigali, ngiye kugaruka i Kigali ni inkuru nziza. Ndabizi abantu hano agira abakunzi benshi, mugiye kuntera amabuye sindi bubakire, mugiye kuntuka. Ariko nituza gusubira inyuma, niba icyo nzi cyo nagera i Kigali, ikintu cya mbere Prince Kid azakora ni ukuvuga abantu bamufashije no kumukorera plan yo gutoroka. Niba bahari abangaba rero bazareba niba bafitanye isano n'ibi bibazo byabaye mbere, aribo babigizemo uruhare. Tuzabona bari kubakanda ijisho. Hari ikintu nshaka kuvuga ku byo Beka avuze, ntabwo nemeranya nawe namba. Kuvuga ko mu nzego z'ubutabera bw'u Rwanda noneho hashobora kuba influence y'amafaranga y'abantu bafite amafaranga. Aho ngaho uri igitangaza, ntabwo ari mu Rwanda rubibona Perezida Kagame, waba wibeshye cyane. Nta influence y'amafaranga ishobora gukora mu Rwanda, never. Ku butabera noneho mu miyoborere, ejo bundi mbwira influence irenze iyo uyu mugabo ninde, uyu nguyu wari uyoboye polisi, niyo njya nkunda gutangaho urugero. Hari umuntu wari ufite influence irenze ye, generali wari uyoboye polisi ntiyagize gutya, ko hatabayeho influence, ntibajugunyeyo akavayo ahawe imbabazi, ntiyafunzwe. Bampora iki? Hari umuntu ufite influence kumurusha, ntibagize gutya bakajugunyamo Ntabwo mu inzego z'ubutabera mu Rwanda ushobora kuzanamo ikintu bita ifaranga cyangwa ububasha, ntibikunda, ntabwo bishoboka. Reka twumve mwene DRC, mwene ko ndi muzari bashawuje hano.
Godfather Mwiriwe. ngenda mvuga kuri immigration gusa cyane kuko Reka ndore niba utari ikigarasha uretse reka mba ngomba kumenya ukuntu batwara. Reka ndore. icyo nashaka kuvuga kuri immigration cyane nubwo turi kubivuga gutya Preskid ntabwo yigeze mu byo twabonye hano ntabwo yagaragaje fear of persecution hamutse asubijwe mu Rwanda. So ibyo turi kuvuga gutyo nta na hamwe bigeze babivuga ko nuko Deka bivuze ntabwo babivuga. Ariko ikintu ushaka kuvuga hano ni uko nimba yarinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko abafite umwaka wo kuba yatanga ikirego yakwambika asylum noneho agashyirwa kuri withhold of removal kuba nyine atemera ko yasohoka icyo gihugu. Iyo urengeje umwaka ugomba kubitangira impamvu zifatika. So kujya muri detail ukavuga gutyo kandi ko Preskid atarigeze agaragaza ko aramutse asubiye mu Rwanda yakwicwa ahubwo icyo yahunze yarahunze ibyaha yakoze numva twaba turi kujya mu bintu bigeze kuko ntabwo yigeze agaragaza ko afite ikibazo cyo kuba yabura ubuzima mu Rwanda. Yeah. So bivuze ngo Preskid batamurudisha Rwanda. Kereka ko nimba ateganyaga ko agomba kugaragaza iyo mpamvu kuko afite umwaka wo kubikora. Kuba hano uhaba amezi 6 muri Amerika ukaba amezi 3 ufite visa yubirengeje uramutse urwaye cyangwa ufite indi mpamvu ifatika urabigaragaza. Noneho uhabwa umwaka bayita 1 year bar. Iyo 1 year bar ni ukuvuga ngo ugomba gufayiringa asylum yawe ukayiherekeza na withhold of removal igaragaza neza ko utagomba gusura mu icyo gihugu ko ugomba kugira. Iyo urengeje uwo mwaka unless ufite nk'impamvu ifatika ndetse byari nko muri covid ntiwabashije kubona nk'umwanya wo kugira ngo ubone nk'umunyamategeko bitewe n'uko amafisi menshi yari afunze. Byanditse warageze hano urarwara birembye uraremba cyane cyangwa se wararwaje umuntu araremba cyane. So ukuvuga ngo iyo cyose utararenza uwo mwaka uba ugifite uburenganzira bwo kuba filing asylum na withhold of removal. Hari undi muntu ufite ikindi yongeraho? Katugende. Il est changé image. Maître Abbé. Yes sir. Ngaho nguno nibanga rya Muvara. Mvuga ngo Preskid we no kumwitega i Kigali mu gihe cya vuba. Ibindi barimo bavuga ni byiza kwivuga izo teori zose amategeko iki ariko icyambere cyo nuko he gonna be like a sample araba nk'ikitegererezo cya bamwe mu bakriminals bavugwaga bahunga ibihugu byabo bakizira muri Amerika. Icyo nacyo cyamubuza amahirwe yo kuba yakora zira procedure zose za immigration wenda gusaba asylum seeking n'ibindi byose ntabwo biriho muri iki gihe cya Trump. So nukuvuga ngo ntavuze byinshi we ni ukumwitega i Kigali cyavuga mu gihe cyavuga rwose bitarenze nk'ukwezi abantu mutapinga screen kuri TikTok kandi kesi itabaye viral muri Amerika binyuze ku mateleviziyo hose nabwo nuko turabishimira Imana ariko we ni ukumwitega i Kigali rwose. Ntabwo mbona izo procedure iyi ni inkuru indyoheye kurusha izindi. Komeza. Ntabwo ndi kubona rwose washaka umuloya law firm ikomeye cyane ibyo ari byose ntabwo biri bubuzeho ko ari bube extradited baramucyura rwose. Ndumva naho niyo position yanjye ntabwo ndi bwinjire mu details zindi wagiye ukundi yabiteganya yatubwira. Icyo nakubwira nuko deportation ari ikintu kiburanwa imbere y'amategeko igihe cyose utanze case. So nukuvuga ngo yemere kuba yajya kuburana icyo kintu akaburana deportation akagaragaza n'impamvu ko yakagombye kuzana filing. Ariko twebwe nyine turi kubivuga kuko ntabwo Preskid muri dosiye mwabonye nta kigaragaza ko yigeze agaragaza ko asubiye mu gihugu cye yakwicwa. So that's why ibyo kuvuga nabyemera kuko aho ngaho nta na kimwe kibigaragaza. So nukuvuga ngo so far cyeka nimba ari ahandi yabivuze so far biragaragaza ko yizeye igihugu cye ahubwo yahunze icyaha sibyo. Ariko iki gihugu cye ntacyo gishinja so far ntaho bigaragara kereka wenda igihe yabaga nka Australia nimba yarabivuze ariko still ayaramutse ari ahantu yabivuze cyangwa akaba ari aho yifuza kubivuga procedure zakurikizwa. Deportation ni ikintu kiburanwa ushaka umuhatoni ukayiburana rwose kandi ukayitsinda. Abantu basome iriya tweet ya Oswakim nukuvuga ngo hano muri Amerika immigration yaho
habaho niyo uta good morals and good na faith and good moral. Iyo wabeshye inzego z'abinjira n'abasohoka za Amerika amburwa ibyo ngombwa byose baguhaye habe n'ubwene gihugu. Ubwo rero uko yaje niba yarandari muri sejuru niba yateganyaga gusaba ubuhungiro niba yagira gute ibyo ari byo byose nuko amahirwe ye yo kuba yaburanira hano ntayo ndi kubona rwose ndi kumubona i Kigali ahubwo yagera i Kigali agasavinga ibihano bye nabwo simbona yuko bazango kucyo atorotse inkiko cyangwa ko utari uhari nabwo afite ukuntu bigaragaza ko yakatiwe adahari akumva n'undi kujya kwitaba kwifungisha nabo bisaba ntabwo mbona rwose we ari hano mu gihe kitarenze amezi 2 wenda cyangwa se ayari yose yamara hano ariko nuko tendefe azajyana mu Kigali. Canada hejuru namini u Rwanda hejuru cyane aba batipe baracecetse bro wigezwe na rugego ruvuga kuri ibintu bya Prince Kid mama yake abajene baracecetse cukwe turaza hano turabwanuka turaza hano turavuga kumbe ibintu byari biri mu murongo genda witegereza tariki 26 nibwo bafashe ikirego nibwo bakoranye na Interpol ariko ibyo ko aragasuzuguro gakomeye bro cyari ko aragasuzuguro gusuzuguro kugenda cukwe kuriya pa mwese ni ndabasomye kabisa mwakoze ibyo gomba gukora mugarure Kasiya ibingi batazajya n'undi muntu ukora ibyakumva ko ugomba gutoroka ubutabera uko kutabera ni kurekure Prince Kid kugaruka ko ni inkuru nzi niba mugarura zabiryozwe ibingi twabivuze kwa kangiye baravuze hari makagambane mu kugenda kwa Prince Kid ariko nizere ko nagera i Kigali bazareba imuntu wese wabigize muri kugira ngo imuje natoroke byagenze bite ni bande babinyuzi bamufashije ni bande supportinze kugira ngo aturuka nabo babahe banyina nabo babazirike ibi ngibi ko bari gufata igihugu kakigira uzi ko bagiye gufata u Rwanda bakarongera nka Leta Zunze Ubumwe za Zamburi aho umuntu akora ibyaha agatoroka Centras akagenda erega nahanga niho bihera ruswa yinjira ruswa buyingi no yabari ruswa mu zindi ababigizemo uruhari bose babahe banyina mbega imbaraga z'ubutabera ariko Godfather oui ntabwo yakoze nuza prison invasion ntabwo yatorotse prison yaratorotse reka nkubwire ibi bintu reka ntabwo tuzavuga kugenda kwa gusoka kwa Prince Kid ari ikintu mutumva umva uretse gato ibi ngibi bazabikurura ibi ngibi bazabipuringa tumaze turebe niba mu by'ukuri no kuva muri ntuza no kuva mu gihugu oya kuva muri gereza agahindurwa umwere bwa mbere niba nta kandi kaboko kari kabirimo kugira ngo ajye hanze ibyo ntabwo bireba nyirubwite ntabwo baba nyirubwite ariko nyine ababigizemo uruhare byose bazabicukumbura bazi n'imyaka 5 bamukatiye ni mike yakorodingi ku byaha yashinjwaga erega nibi bigabo bindi bifite inda zaguriye ibitsina ejo bundi nakoze space muri mubyukara ba space twakoze guys send harabura akantuza kamwe send the roses muhereze uturoses kuri TikTok mushireho uduhati cyangwa utudonadi abe niba wibuka hari ntuza hari ibintu by'abagabo ibi bigo bifite nazaguriye ibitsina ibingibi ntabwo arega muri Miss Rwanda gusa no muri Tour du Rwanda muziko mu bushize twavugije induru ibigabo bigenda bikajya gufata amahoteli imbere izi kosho de la forêt zijya gufata amahoteli bakagenda bakunda igitsina kurubi bakumva ko ibingibi twarabivuze muri Tour muri ntuza warabibonye aho n'abakobwa babaga bagiye za Dubai bose baragaruka muri Tour du Rwanda iyo uyu munsi naracecetse uko urumva naracecetse iyo uyu munsi naracecetse ntabwo twigeze tuvuga umuntu nararuciye ndarumira ariko urabizi ko Tour du Rwanda y'umwaka ushize twavuze ko ibiri kuberamo byose turabivuga ebana n'umuyobozi wa RIB afande Jean Ruhunga baragiye bahita mbere itangazamakuru bavuga ko ibyo bintu bagiye kubikurikirana kandi umwaka ushize ntabwo byigeze biba namubyibuka aba bagabo b'abacuruzi bafite inda zaguriye ibitsina bafite diabete muri bo bafatemo nka 20 babihe byanye nabiziriki ibintu bizahagarara fata abana babyaye bakajya kubarongora muri Tour du Rwanda ibingibi byarabaye habahara ntabwo nyamvuga amakuru afite ibimenyetso so ibi bigomba guhagarara ariko kuza kwa Prince Kid ngewe bitumye inzego z'iperereza mutekano
mugarure Kasiya. Ntabwo ari uko ngewe kuva mbere nari ku ruhande rw'aba bakobwa kuva ku munota wa mbere, kuko hari amakuru amwe nagiye mbona amakuru amwe ya Prince Kid n'amabi yakoze. Prince Kid ibyo muri kwivugisha gutya afasha abakobwa batwara muri Amerika. Nifitiye ama audio Prince Kid muri Amerika ari kubwira umuntu ngo abangaba barakuze, icyo ndeba na amafaranga. Prince Kid yafataga abakobwa nka 5 akabajyana muri Amerika cyangwa 4, ifaranga bakarimuha bose akabata. Ni byinshi nashaka kuvugira hanga ariko birahari. Ibi nabihawe n'inshuti magara ya Prince Kid, umuntu wacumbikiraga Prince Kid yabaga agiye muri Amerika asanga yibereye iwe. Arambwira ati yari inshuti yanjye namugiriye inama aranga reka ryozwe ibyo yakoze. Mwe muri kuvuga birabyo mwabonaga byo by'ikigara, ariko Prince Kid yafataga abakobwa akabeshya ngo bagiye mu nama yabageza muri Amerika, akabatanga amapasi, akavuga ko cyashaka amafaranga. Ntabwo ngiye nafashe, murabyibuka bwa mbere navugaga kuri Prince Kid muvugira nkimara kumenya realite n'amakuru ya nyayo. Prince Kid naraje ndamushumika. Reka dukomeze. Mwakoze cyane ku bitekerezo mwatanze nuko mubyumva, ariko nshimishijwe ko Beka ibintu abyica bizisha. Nshimishijwe ko Beka ibintu abyica bizi, ati presidence uko tubizi ibibazo babimenya, ubutabera bwari kuboneka ariko ntago babimenye. Barabimenye kandi ubutabera bwarabonetse. Prince burya abyica bizi, azi ko na presidence bakora neza, azi ko presidence ari tolerance itagira. N'ubwa mbere numvisha kira perezida Karoli Rutega. Ni byiza cyane, ariko ibi bigaragara ko ibyo akora abizi. Muri aho ariko kuri Twitter mugire umunsi mwiza. Mwakoze kujoininga Godfather. Tuzongera gukora space ya Prince Kid nagera mu Rwanda. Twagiye kuri TikTok ndiho n'abantu 300, ni munkurikire muze bereka ya mafoto ya Prince Kid.